Igihe cyose uzabona umuntu ugukunda by'ukuri, mu magambo make uzamenye ko hari abandi bagukunze nubwo wowe utabibona. Iri ni Ibanga ry'Ukuri season ya mbere episode ya 4. Ntawarira ahatariye. Nari maze kumenyera kubaho ntagira uwo ndirira. Nari narakeneye aho gutekereza kuko ibyiza byose nabonaga byagendaga ku bandi. Ariko nibwo natangiye kubaza impamvu ituma umurira atarigeze aseka. Ubwo narimo nicaye nitekerezaho, nibwo umugabo yansanze mu ruganiriro maze arambwira ati ntawarira ahatariye. Naramwumvise ariko sinamumenye. Yambwiye ko ibyago atari kubigira iyo nari kuba ntarigeze kugira ibyiza. Impamvu tugira ibyo twifuza yewe bikatubabaza nuko tuba twarigeze kubigira, kuko tuba tuzi uburyohe bwabyo. Amagambo yaramfashije cyane. Naribwiye nti ese koko nubwo mbabaye nigeze guseka? Ibyo mbura nuko nigeze kubigira, cyangwa se nabayeho ndira kugeza na n'ubu? Iyo ntagira icyo cyizere simba nkomeye. Iyo ugeze mu mwanya wo gutakaza ibyiza ni ukumva ko wigeze kubigira. Ibyo birababaza ariko nanone birubaka. Bituma umenya ko urukundo atari amagambo gusa, ahubwo ari igihombo umuntu yiyemeza kugira igihe rutakaye. Nagiye menya ko kwihangana atari ukwihagarara imbere y'abandi, ahubwo ari ukumenyera gukomera imbere yawe gusa, ukavuga ati nishoboye ariko sinzavaho ndi kugeza igihe nkuyemo isomo ryanjye. Iyi nkuru ntabwo ari ibyishimo gusa, ni inkuru y'ukuri, ibikomere ibibazo n'inzozi, y'amababa ataciwe ariko atacitse intege. Igihe cyose umva nta muntu ukuririra, wibuke ko amarira yawe afite igisobanuro. Ntawarira ahatariye kuko amarira avuka ku byishimo, ku rukundo, ku nzozi ndetse no ku cyizere wigeze kugira. Ubuzima bwanyigishije ko umuntu amenya agaciro k'umukundi iyo amubuze. Ntawamenya agaciro k'umutekano cyangwa se k'ituze atarabura amahoro. Ntumenya ko wagukundaga by'ukuri iyo utari wenyine. Mu ijoro rimwe ubwo nari nicaye hanze ndimo nibaza impamvu y'ubuzima buri kungomera muri icyo gihe, nibwo inyoni zaririmbaga ariko umutima wanjye wari ucecetse. Nari nkeneye umuntu umwe gusa umbwira nti ndumva ibyo wumva, gusa icyo gihe nawe nari mfite kuko nari njyenyine. Nibwo nabonye ko hari umuntu ugomba kuba wenyine kugira ngo yige byinshi. Hari amagambo atazigera avugirwa mu ruhame, hari amarira atazameneka mu maso y'abandi ariko afite ibisobanuro ndetse afite n'icyo bigaragaza mu buzima bwacu. Iyo abantu bakuvuze nabi, bakaguca intege cyangwa se bakakwirengagiza, biba bigoye, ariko utarigeze wibagirwa indangagaciro zawe, uba ukomeye kurushaho, kuko ukuri k'ukuri ntigushakwa hanze ahubwo kuboneka mu mutima wawe mo imbere. Namenye ko hari ibintu umuntu abura kugira ngo agire ibyo yiga runaka. Hari urukundo umuntu apfusha ubusa kugira ngo amenye agaciro karwo. Hari inshuti zigenda mu buzima bwawe kugira ngo usigare wenyine ndetse usigare witekerezaho. Ntawarira ahatariye bisobanura ko amarira yacu akomoka ku rukundo, ku kwifuza, ku cyizere twigeze kugira. Ariko nanone bisobanura ko iyo turira tuba twibuka ko twigeze kugira impamvu yo guseka. Ni Daily Word from Etienne. Nyankurarikira gukurikirana n'ibindi bice byatambutse kugira ngo ubashe kuryoherwa. Yari season ya mbere episode ya 4. Reka tuzakomeze ku munsi w'ejo. Nankurarikira gusharinga ku bandi kugira ngo nabo babashe kubaka ubuzima.
iyi ni inkuru mpamo, inkuru yabayeho n'umuntu wanganiriye nawe, ndetse niba hari icyo wifuza ko twaganiraho wambwira cyangwa se wareba muri komenti ugasangamo nimero zanjye, maze ukampamagara tukaza tukaganira. Ni inkuru nyayo, ni Daily Word from Etienne. Ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.